Ndabasuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo muraho. Amazina nitwa Amani Daniel. Ndi umukristo wo mu itorero rya ADEPR, intara y'Uburengerazuba, itorero ry'akarere rya Rusizi, paruwase ya Kirabyo, umudugudu wa Kirabyo. Aho mu itorero ndi umuririmbyi muri korali Ijwi ry'Urangurura mu Butayu. Nkaba umudiyakoni kuri uwo mudugudu wa Kirabyo. Ndi perezida w'urubyiruko muri paruwase ya Kirabyo. Nkaba visi perezida w'urubyiruko mu rwego rw'akarere, mu karere ka Rusizi, itorero ry'akarere rya Rusizi. Nkaba ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'abana babiri b'impanga, umuhungu n'umukobwa. Imana yaduhaye umugisha, yatugiriye icyizere, isanga dukwiye uwo mugisha. Rero Imana yashize amagambo ku mutima wanjye, ndagira ngo ayo magambo tuyaganire ariko tumaze gusenga Imana. Imana nyiri ijambo, wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Ni wowe ugira icyo urema ukagikomeza. Mu isi ntawe uhwanye nawe, ndetse no mu ijuru ntawe uhari. Tugushimiye iri jambo ushize ku mutima wanjye kugira ngo ndiganirize ubwoko bwawe. Ndasenze kugira ngo urihe umugisha buri wese ugiye kuryumva, yakire ihumure mu mutima we, kandi yakire guhinduka, bimutere kugira ubumwe nawe, bimutere kugarura ubumwe nawe, bimutere kongera kubyuka no gukangukira kugukunda, kugukorera ndetse no kugutinya. Urakoze kujya kuvugana natwe muri iri jambo, ugasohoza icyo ugambiriye kuvugana n'ubwoko bwawe, mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe. Nagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye. Turasoma mu rwandiko rw'Abaheburayo, igice cya 6 umurongo wa 4. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo, igice cya 6 umurongo wa 4. Hari amagambo avuga ngo kuko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umucyo bagasogongera impano iva mu ijuru, bakagabana ku mwuka wera, bakanasogongera ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza. Imana ishimwe. 6. Maze bakagwa bakavamo. Ntibishoboka kongera kubahindura bashya ngo bihane, kuko baba bongeye kwibambira umwana w'Imana, bakamukozereza isoni ku mugaragaro. Imana idufashe. Mbakire mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye rifitemo amagambo abiri. Irya mbere harimo gusogongera, ugasogongera. Amen. Ukagira gute? Ugasogongera. Ijambo rya kabiri hari ukuva mu musogongero. Hari ugusogongera no kuva mu musogongero. Umva uburyo uyu mwanditsi w'Abaheburayo yavuze. Aravuze ngo ko bidashoboka. Ntibishoboka. Biri impossible, ni ibintu bidashoboka, niko avuze, ko abantu bamaze kuvirwa n'umucyo. Icyo ni icya mbere. Aravuze ngo ntibishoboka. Mbese nimba birivuze ko bidashoboka, nta rindi jambo rirenze aho ngaho. Ntibishoboka ko abantu bamaze kuvirwa n'umucyo, amen, bakavirwa n'umucyo ari we Kristo. Ngo icya mbere bagasogongera ku mpano iva mu ijuru, bagasogongera kuri Kristo ari we mpano twahawe iva mu ijuru,
tukayakira, twari abakene tukayakira, tudafite aho kuba ikatwemerera ikaza tukayakira, tudafite ibyo kurya bihagije ariko ikaza igatura muri twe Imana ishimwe. Kristo tukamwakira, akaza akaba muri twe, tukamwakira mu bihe bibi, ariko akaza akatwemera agaturana natwe. Ntarebe ngo ajye guturana n'abakire, ntavuye ngo ajye guturana n'abafite amafaranga n'abafite ibyo kurya byinshi, ntarebe natwe dufite imbavu ntoya, natwe akatwemerera akaza agatura muri twe. Imana ishimwe, twakira iyo mpano idasanzwe iva mu ijuru itangwa n'Imana. Haleluya. Icya kabiri, bakagabana ku mwuka wera. Bakagabana ku mwuka wera. Amina. Aba bantu barasogongeye. Icya mbere, ngo bamaze gusogongera, basogongera ku mpano iva mu ijuru, basogongera kuri Kristo umwana w'intama w'Imana. Imana ishimwe. Ngo barangije bahabwa n'impano y'umwuka wera. Bagabana umwuka wera bivuye kuri ya mpano. Ni ukuvuga ngo Imana yaduhaye impano, irangije kuduha impano iherekerezwa no kugabana. Tugabana nanone umwuka wera. Haleluya. Iyo ni ijambo rya kabiri. Ijambo rya gatatu, amina, bakanasogongera. Iyo ni ijambo rya gatatu, ijambo ryiza ry'Imana. Ijambo rya gatatu, duhabwa n'ijambo riherekeje ya mpano y'umwuka wera. Twatangiye icya mbere, duhawe Kristo nk'impano. Cya kabiri aherekezwa n'umugabane w'umwuka wera. Icya gatatu aherekejwe n'ijambo ryiza ry'Imana. Icya kane ngiki arakivuze nacyo, ngo n'imbaraga z'igihe kizaza. Duhabwa no ku mbaraga z'igihe kizaza. Haleluya. Ariko twarasogongeye. Ndafashijwe. Twarasogongeye. Haleluya. Twarasogongeye bene data. Umva ibintu Imana yaduhaye bine. Icya mbere, yaduhaye umwana wa Yesu Kristo nk'impano ivuye ku Mana. Icya kabiri, duha umwuka wayo wera. Icya gatatu, duha ijambo ryiza ry'Imana. Icya kane aricyo dusorejeho, cya kane aravuze ngo kandi dusogongera ku ijambo ry'Imana. Cyari cya gatatu, n'imbaraga z'igihe kizaza. Duhabwa no guhishurirwa ibizaza. Imana ishimwe. Duhabwa n'imbaraga z'igihe kizagira gute? Kizaza. Ariko ibintu byose bipfuye muri twe. Dufite Kristo, dufite umwuka wera, dufite ijambo, dufite imbaraga z'ahazaza. Umva umukristo wuzuye. Ndashaka kukwibutsa ko muri ibi bihe turimo bitugoye bya coronavirus yakubise ibintu byose hasi. Ibicuro byarasandaye. Abantu bari mu mutwe bari gutekereza ibintu bitandukanye. Ndashaka kukwibutsa yuko umva icyo Imana ivuganye natwe. Ibyo byose, ibyo bihe byose bije n'ibizaza n'ibyahise byose, hari ijambo rimwe Imana ituganirije. Hari icyo twatunze muri twe. Icyo kintu gikubiyemo ibintu bine. Twarasogongeye. Ibintu bine twasogongeye. Haleluya. Twarasogongeye. Haleluya. Twasogongeye icya mbere, impano iva ku Mana, ariyo Kristo Yesu. Dusogongera umwuka wera, turamuhabwa, turamutunze. Amina. Duhabwa ijambo ry'Imana ryiza. Duhabwa imbaraga, haleluya, z'ibizaza zo guhishurirwa ejo hazaza. Imbaraga z'ejo hazaza tumenyesha ibizaza by'ejo. Umva, ndashaka kukubwira ngo mu gihe cya corona, umuntu utunze ibyo bintu bine arakomeye. Kubera ko kuko yasogongeye neza, agasogongera umusogongero nyawo, ntateze kujugunya Kristo. Icya kabiri, kuko afite umwuka wera, ntashobora guheranwa n'ibi bihe turimo. Oya, ntago byamuherana. Icya gatatu, Imana
Imana ishimwe. Icya gatatu ni ikihe? Icya gatatu ni iki ngiki: yahawe ijambo ry'Imana rimukangura, rimwibutsa ko ibi byose ni nyuma y'ibi ngibi hari ubundi buzima tuzabamo. Imana ishimwe. Icya kane ni izi mbaraga. Imana ishimwe, imbaraga z'igihe kizaza. Imbaraga z'igihe kizaza. Ibyo ni byo Imana yahaye umuntu wasogongeye neza. Ndi kwibaza, wasogongeye gute? Wowe mugabo wasogongeye gute? Mugore wasogongeye gute? Musore, mukobwa, mwasogongeye gute? Ese mwarasogongeye mumenya ko Kristo agira neza? Mumenya ko ari we buye ryanzwe n'abubatsi? Abantu bararyanze, muri Isirayeli bararyanga, mu biriya bihugu bararyanga, turigwaho, turisitaraho, turicakira atari iryacu, turaryubakisha. Niryo buye rikomeza imfuruka. Iryo buye urabizi ko ryaje iwacu, wararyakire, riri muri wowe. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya. Gusogongera, hari umuntu usogongera koko ukabona ko yasogongeye, ukabona ko yasogongeye, n'ibyo yasogongeye ukabona koko byamugezemo. Amen, amen. Niba mwarasogongeye mukamenya ko Yesu agira neza, nimumwegere. Haleluya. Nimumwegere, mutindane nawe, mugumane nawe, agira neza. Muri ibihe bya korona hari abantu basogongeye, barasogongera, basogongeye ibiciro abandi babyurije, baguma kuri gahunda. Hari abantu basogongeye, basogongera kuri Kristo neza, baramusogongera, baramukurura neza, baramunyunyuza, bamunyunyuzana n'umwuka wera, bamunyunyuzana n'ijambo ryiza ry'Imana, bamunyunyuzana n'imbaraga z'ibihe bizaza, baranyunyuza. Aho ikibakwereka ni uko muri iyi minsi abantu bari kugenda bivanga, bo bakomeje urugendo. Imana ishimwe. Nimureke bene data, nimugaruke. Nicyo nshatse kubabwira, mugaruke ku rufatiro. Biravuga ngo urufatiro rw'Imana racyariho, rwanditseho ngo Uwiteka azabe. Uwiteka barabazi. Urufatiro rukomeye ruracyahagaze. Imana ishimwe. Urufatiro rukomeye ruracyahagaze, rwanditseho abantu basogongeye kuri Kristo, bakamusogongerana n'umwuka wera, bakamusogongerana n'ijambo ry'Imana, bakamusogongerana no kugira imbaraga ziri. Imana ishimwe, bagasogongera kandi bakaguma mu musogongero, ntibasohoke mu musogongero, bakaguma mu indani, bakaguma muri Kristo, bakamwakira, bakamugumana. Abo ngabo Kristo hari ibintu abahishiye, hari ibintu Kristo abahishiye, kuko banditse ku rufatiro. Nubwo amarembo y'ikuzimu yanyeganyega, ntibazasibanganwa kuri urwo rufatiro. Abo barahiriwe, haba mu mvura barahiriwe. Nibo Bibiliya ivuga ngo nibaca mu mazi azabagira ariko ntazabatembana, nibanyura mu muriro uzabahuha ariko ntuzabatwika. Imana ishimwe. Abo ngabo nibo bahiriwe, ni abasogongeye Kristo, bakamwakira, bakagumana nawe, bakamugumana indani, bakaryoherwa n'umusogongero, bakawugumamo, ntibawuvemo. Imana ishimwe. Ntibatatira igihango bagiranye na Kristo. Abo ngabo barahiriwe. Imana ishimwe. Nibo birivuga ikavuga ngo abo ngabo nubwo baba ari abaswa, abo bagenzi nubwo baba ari abaswa, batazi gusoma no kubara no kwandika, batarize mu marise de Kigali, batarize muri bya bigo bikomeye, badafite za doctora na za PhD, abo ngabo bahiriwe ku Uwiteka. Abo bagenzi nubwo baba ari abaswa, ntibazayoba inzira ijya mu ijuru. Imana ishimwe. Inzira igana ku bugingo ntibazayiyoba. Ngo abo ngabo biravuga ngo bazaguruka nk'ibisiga, bazahabwa kuguruka nk'ibisiga, bamera amababa, ngo kandi abo baziruka nkabe kunanirwa. Abo bazakora ibintu by'ubutwari bikomeye. Imana izabahisha, Imana izabatabara. Muri iki gihe cya korona iri kubatabara, muri iki gihe cya korona irabahishe. Abo ngabo bakomeye kuri Kristo, abo basogongeye bakamugumamo, bagasogongera batavamo, bagasogongera bagumamo. Abo ngabo Kristo arabahisha.
abahishe, abafite mu kiganza bafunyitse ku kinyita cy'umwenda we. Ntazabareka, ntazabatererana, ntazabata, azabakomeraho. Nibo yavuze ngo nubwo amarembo y'ikuzimu yafunguka nta kintu azabatwara, kuko abo ngabo bubatse kuri Kristo urutare rwo kwizerwa. Mana ishimwe. Uri gusogongera gute? Wasogongeye ute? Hari umusogongero wa kabiri ariwo navuze ngo ni ugusogongera uvamo. Gusogongera uvamo bishatse kuvuga iki? Muri iyi minsi hari abantu bari gukizwa kugira ngo babarebe. Hari abantu bari gukizwa muri iyi minsi bitewe n'uko yabonye umusore mu itorero, muri korari, mu idini, agakizwa ari we akurikiye. Hari abantu bari gukizwa bagakizwa bakurikiye yuko mu itorero hari kubonekamo amafaranga, babe ba pasiteri, babe ba mwarimu, babe ba bishopu, bahabwe ku mafaranga, babone akazi mu itorero. Abo hari abari gukizwa gutyo. Hari abandi bari gukizwa baje kwihisha mu itorero kugira ngo bakore amakosa, bakore ibyaha, bakore amabi hanze, ntihagire umuntu ubimenya kuko bihishe mu itorero. Abo bitwikira uruhu rw'intama, nyamara ari amasega ari imbere aryana. Niko biri bavuga. Umva icyo biri yivuze. Iravuze ngo ko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umucyo bagasogongera Imana iva mu ijuru, bakagabana ku mwuka wera, bakanasogongera ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza, maze bakagwa bakavamo. Ni ukuvuga ngo bigeze bagira kwizera, bigeze bagera gusenga, bararirimbye mu makorari, batanze ibya 10 n'amaturo, bubatse insengero, bakoze imirimo idasanzwe. Ariko biravuze ngo ntibishoboka ko bamara kuva mu gakiza bagatakaza kwa gusogongera, bakanywa uno munsi bakongera bakavamo, bagasubira mu bya kera byabo, bagasubira mu byo bahozemo, bakareka Kristo. Ngo abo ntibishoboka. Ntibishoboka iki? Umva icyo birivuze ku murongo wa 6. Maze bakagwa bakavamo, ntibishoboka kongera kubahindura bashya. Ntibishoboka kongera kubahindura bashya. Umva iki ijambo ry'Imana rikubwiye. Niba uri mu nzira yo kuva mu gakiza, umenye ko bidashoboka kongera kuguhindura mushya. Niko ijambo ry'Imana rivuze, ntabwo ari njye urivuze. Soma neza birumva icyo Imana ivuze. Iravuze ngo ntibishoboka kongera kubahindura bashya ngo bihane. Abamaze gutakaza uyu musogongero ntibishoboka ko bakongera gusogongera ngo babe bashya, kuko umusogongero wa mbere basogongeye wari uherekejwe na Kristo n'umwuka wera n'ijambo n'imbaraga z'ibihe bizaza. Ntibishoboka. Nimba barataye umusogongero bakawutakaza, kongera gusogongera ntibishoboka. Kongera guhinduka bashya, mu yandi magambo, ntibyakunda. Kongera kugaruka kuri rwa rwego Kristo yari yaguhaye ntibyashoboka. Impamvu ni iyihe? Kuko baba bongeye kwibambira umwana w'Imana, bakamukoreza isoni ku mugaragaro. Umva impamvu bidashoboka. Impamvu bidashoboka ko abamaze, aba basore, aba bakobwa, aba bagabo, aba badamu bamaze gutakaza umusogongero, ngo ntibishoboka ko bongera guhindurwa bashya, kubera ko bamaze kwangiza ubumwe bwabo n'Imana. Kuko babongeye gusubiza Imana kongera gutekereza uburyo umwana wayo kongera kubambwa, ngo baba bongeye gusubiza umwami wabo ku musaraba, bakamwibambira, bakamukoreza isoni ku mugaragaro. Niyo mpamvu ndagira ngo dusenge. Ko wasogongeye ukamenya ko Yesu agira neza, niki kiri kongera gutuma wongera gutera intambwe usubira inyuma? Muri ibyo ngo tera intambwe wisubira inyuma, turi mu rugendo. Si umwanya wo gusubira inyuma bene data. Baririmbye si umwanya wo gusubira inyuma, ahubwo ni umwanya wo kwavansa umuntu agashyiramo akabaraga.
Haleluya. Ni umwanya wo gushyiramo imbaraga, umuntu akisuzuma akitekerezaho. Muri iki gipimo cya korona itekereje ko utateye intambwe usubira inyuma. Iri jambo ryongeye kugukangura kugira ngo urebe ko utatakaje Kristo. Nimba Kristo akiri muri wowe, ese umwuka wera aracyari muri wowe? Nimba umwuka wera akiri muri wowe, ijambo ryiza ry'Imana aracyari muri wowe? Nimba ijambo ry'Imana ryiza ritari muri wowe, ese uracyafite ibyiringiro by'ejo hazaza? Uracyatekereza ko ubugingo buhoraho buri imbere yawe? Uracyatekereza ko ejo hazaza Kristo ari ibyo azakubaza? Uracyari kubitekereza ko Imana ikigushaka kukizwa? Haleluya. Tera intambwe ugaruke, garuka mu mwanya wawe muririmbyi, garuka mu mwanya wawe muvugabutumwa, garuka mu mwanya wawe munyamasengesho, garuka mu mwanya wawe mubwirizabutumwa, garuka mu mwanya wawe pasiteri, mushumba, garuka mu mwanya wawe. Twese tugaruke mu mwanya yacu, tugaruke mu myanya yacu, kuko biroroshye gusogongera bijya byoroha, gushyira umuya mu kibindi usogongera biroroha, ariko ushobora kumara kuwukuramo kuwusubizamo bikakugora. Nicyo Bibiliya ishatse kukubwira, nicyo umwanditsi ashatse kukubwira. Kugaruka mu gakiza biragoranye. Ukinjiramo ushobora kuba warakinjiye mukina, ukakinjiramo uri umwana, ubundi ukakinjiramo uri umugabo ugiye kureba abaririmbyi uburyo baririmba. Kristo akaguhera aho ngaho, ukabifata muri burage, ukabifata bitakuvunnye, utabisengeye, utabiharaniye, utabirwaniye, ukabifatira aho ngaho. Byari byoroshye, ariko kubivamo nabwo ni uguteremuka gatoya, ariko kubigarukamo biragoranye. Mwene data, garukira aho ngaho, witakaza agakiza, witakaza ubumwe ufitanye na Kristo. Garuka wimusubiza ku musaraba, kuko abantu bose batazongera guhindurwa bashya, abantu batazongera guhabwa ubwiza bw'Imana, ni abantu basubije umwami wacu ku musaraba, bakongera bakamubamba, bakamukoza isoni ku mugaragaro. Ndakurarikira kugarukiraho, ukareba Yesu, ukamutumbira. Imana iguha umugisha. Ijambo ry'Imana Imana rishize ku mutima wanjye niryo ngiryo ryakubwiraga ngo garukira aho ngaho. Yesu agutegeye amaboko kugira ngo akugirire neza. Imana iguha umugisha. Turagushimiye kuko uvuganye natwe mu ijambo ryawe. Riha umugisha buri wese ugiye kuryumva, abashe kumva icyo ushaka kuvugana nawe, abashe kumva umuburo wawe, abashe kumva icyo Imana ivuganye nawe. Urakoze kuriherekeje kandi kugiye kurikoresha iby'ubutwari, mu izina rya Yesu, amen. Ndabashimiye. Imana ibaha umugisha. Mwari kumwe na Amani Daniel. Imana ibaha umugisha. Amen.